ntabwo ari umutinganyi ahubwo akora icyo ashaka. Kamaro wenda arabikora ariko ntabwo ndamufata ari kubikora. wumvise Kamaro nawe aratinya mukanya nabo bivugisha ngo nta muntu utinya. Ako se manu washyiraho akadura muri Kamaro ngiyo yumva bavuga jihadi yumva bavuga ngo nguki nguyo bako iyo yumva bavuga jihadi yumva bavuga ngo niki jihadi nje nzi ko avuga nk'abagore sibyo nyine iyo wumva bavuga ngo niki nk'abagore ariko ntabwo ndamupima ngo ndibuka adafite igitsina gabo sibyo mari. Ndi kuvuga ngo iyo wumva bamuvuga bavuga ngo niki tumba kara yabizi ko wakiza kure gushaka kugira ngo mene umuceri kandi Kasuko ntabwo uri kunyumva sibyo nawe amaje ntabwo uri kunyumva. Turimo turakumva nje Kasuko nabanzaga banyumunwa nje mbaze murabure neza sibyo niyo mpamvu nazamutse n'amaguru. Kamaro iyo wumva bavuga jihadi wumva bavuga ngo ni igiki wewe wumva bavuga ngo ngwigiki Kasu si umutinganyi se bavuga reka babwire jihadi nyine wari wenje uko muzi wumva bavuga gute ndaje jihadi ntabwo namwita umutinganyi kubera yuko abantu benshi bavuga ko jihadi ngo yigira kuriya kugira ngo abagore bamwegereye bazi ngo ni mugenzi wabo abone ukuntu abarongo nuko kuntu bavuga abandi bakavuga ngo bikoresheje birakunda niriya mpfimi banza wumvise abandi banza amaji banza wumve gato erega abantu bagira kata zitandukanye man ndi kukumva abandi bakavuga ngo jihadi ngo ni umutinganyi ngo yikundira utwana dutoya ngo ariko ngo niyo mpamvu ngo arokirite abakameramani ngo buri munsi urumva ngo bakiri batoya ariko ngo ubungubu umukameramani ngo yafungiye amaferi ngo yitwa Hakimu. Niba rero Hakimu ari we kameramani w'isi ngewe ntabwo mbizi Hakimu niba ari ahubwo se Kamaro wabonye eminyawe ibintu yavuze eminyawe nawe afite toroma yuko bamwirukanye kuri The Dynamic urumva bakamwirukana nta ibaze umuntu bamuhaye leta rivuga ngo pansiyo kandi umuhungu ntagaragera muri pansiyo ibyo bintu bahugure wumvise ingaruka zo kutiga ibaze ngo leta ngo yamenyawe yanditseho ngo akaruhuko k'izabukuru ku muhungu w'imyaka 32. ariko bana yanjye Kasuku Kayituwe ikintu yazize kuri The Dynamic nawe se baramwirukanye nawe baramwirukanye Skype urumva we icyo numva ngo yazize ko yari ari gusanura mu rugo iwe urumva ngo yaka amafaranga ariko arababwira ngo contract zayisinyeje kubera ko ngubazanye umucanga ngo ni muyameze nzagarukira tuyisinye ngo agenda agiye bivuze ngo ni igisambo nigiza Skype yabigukora oya ntabwo nzi niba ari igisambo niba ariko babyita ibyo bintu Skype yabikora umuntu ngiye Skype nzi yabikora turavugana live Skype yanabikora ariko wenda simbizi ariko reka mubaze dumba tuzabona gute umuntu witwa Godfather hano tumureba gutya bimeze ntabwo yatinyuka kuza ahantu undi nawe Godfather hoririya mu bikobwa mu bigore bya TikTok biguma bivuga ngo tap nagashobora kuza hano ahantu haza umuniga akabereka uruhara akavuga ati ni uruhara rwanjye akababwira ati ni umubiri wanjye kavuga ati nambaye sheneti hano nkahindukira nkahita mwereka ibyo ntabwo ushobora kubikozwe ngiye sometimes nshira hanze Godfather nawe yashira hanze no kubera kazi ko ngewe ndi hano ariko si wowe mineri n'abandi nabonye bazishize hanze n'utuntu tworoshe bwo n'ubuntu bwacu twikorera ntazagira umuntu azavuge ngo sinzi ngo nkwe urabaza ngo dumba ari he njemba nabitanze nabiyagaza ngo ndi hano urumva no kuvuga ngo rero nimba uwo muntu adashobora kuza hano ngo tuvugane turebana ni scam Dumba ngewe kamubwiza ukuri nk'umuvandimwe wanjye
uriya mukoboyi bita ngo Godfather sibyo ntago ari umukoboyi numva ngewe ufite capacity yo kuba navugana nawe. I'm telling the truth. Wenda nka Kasuku twavugana, we turavugana, Amaji twavugana, ariko Godfather Jihadi urumva wenda Brian kubera ko yabaga ari muri Life Lounge kuva kera muri Wax nta kibazo. We nta kibazo byateza. Urumva we twapfa kuvugana urumva. Ariko uwo witwa ngo Godfather uyu murumuna banuze murumuna wa Are bravo yitwa Dekati urumva abantu bose batohoza batageze kuri tele umuntu utarageze kuri tele nta kintu navugana nawe nta kintu navugana na Dekati nta kintu navugana na Godfather nta kintu navugana nka Jihadi nta kintu twavugana kuko ramukobo ngiye muzi yicururiza amashonzi yara kwanuze kwa ako Jihadi ari kuri tele Jihadi nari kuri tele se iyo tera yijeho vuba iyo tera yazanye na covid ntago nyemera Kamaro yabashije Godfather ngo studio ya mbere ni ikibazo cyonyine yamubashije ntavuga ndahamagara Dumba studio ya mbere The Ben yakoreye indirimbo yitwaga nguki yari he ngumva ngo nago ngo abemenya ngo numenya ngo zakoma ngo amashingo ahitavuga ngo umuta ama aya yavuze uburimi urumva ndavuga ati nago wongera ngo ni fireman wagiye muri Amerika ngo mufa ndavuga ese mungu ndavuga none ubu tuvuye mu ndangaburezi tugeze muri Amerika bamatwetwe bahindutse banuze ba Chick Norris fuck that shit nigga oya ariko jewe umva nkubwire Dumba nge ndubaha nubaha buri muntu wari we wese ariko usuzugura indi muntu kandi nzi ko adashoboye kuvuga nshobora kumuvugira wowe uri The Ben yarakubise aruzuza i Bugande Kamaro warabibonye ntago yujuje ahubwo yarujuje cyane umva nkubwire none ifoto yavuyemo video yavuyemo ngo niyo ngo ari gusomana ba oya sereka nkubaze video buretse gatoya niba abantu ba complaining bagafata turati video twa The Ben kugira ngo bamutandukanye n'umuryango cyangwa basenye urugo rwe urumva bazababwire baje bandikira Pamela inbox bamubwire ngo nawe azajya guhaha agire na audience ngana kuriya urumva akora ikintu cyose noneho nawe asomane n'umujama ari ko The Ben adatuza akicara ibyo buretse gato Amaji buretse gato nuvuge Kamaro subiramo ibintu uvuze ndavuze ngo abantu bakora biriya kugira ngo bateranye umuryango wa The Ben bazaje bandikira Pamela inbox niba Pamela bayarakaye nka The Ben nk'umu influencer wenda ngo yasomye umukobwa cyangwa yafashe ishanga bamubwire Pamela agenda ategure concert agire audience nk'ira The Ben yicare urumva rero umwana Pamela nawe azana amafaranga mutunge urumva amufungurize na account muri Access n'andi aboro ntago biriya bintu nta bintu bitaba ku mustari ubu ngubu ntago Diamond yavanaga Diki muri za akayijomba muri Zucu Wema Sepetu umustari urumva umustari ukunda agomba kubaho urumva ukunda agomba kubaho umustari atera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri ibyo bintu murabizi ibyo bintu murabizi ko umustari atera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri umustari atera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri ese reka nkubaze wowe wakugira The Ben ubundi wakora iki wabasha kwihangana nkawe yongize The Ben nagenda nkagura condom nyinshi wagira gute nagera nkagura ikarito ya condom ngiye nago nagura ikarito ya condom nagenda nkagura bya binini ibox nini cyane kimwe kigeneterariza nuza HIV urumva nkajya mbigendana mu mufuka
Amagi bakugize The Ben we wakora iki? Namera ko yameze naceceka. None se ubuko yasomye nimba yaranamusomye nubwo tutabizi. Naceceka. Waceceka. Kuko ntabwo je nashobora. Ariko Amagi uribuka ugitwara award. Urumva twara award ya best rap of the year. Urumva nari impari. Urumva hari abakobwa benshi cyane, harimo na mushiki wacu witwa Aline nyiri Iwembre. Aline ndamwemera cyane, we na Frank umugabo we. Urumva tumwita Akanyarira. Akanyarira yego. Aline mushiki wacu w'abaraperi twese. Urumva ndamwemera kabisa, yarahari. Ariko wari ufite abakobwa icyo gihe harimo n'abatabarutse. Urumva ntabwo ari kuvuga amazina yabo, ariko wowe urabazi ngo wabumvishe. Urumva utwara award witwara abaraperi benshi rikomerezwa hano mu Rwanda icyo gihe. Uza abakobwa bari bakuri inyuma kubera ko wari inzobe se cyangwa wari waritukuje. Ikintu cyatanje cyane urakora. Rega Tumba, uzi impamvu ubona abagore baherekeza abahanzi babo mu ma events cyangwa abagabo bagerekeza abagore babo mu ma events? Ahanini niho baba barahuriye. Urakoze cyane. Noneho rero mbwira umuhanzi babarira Dumba, shyiraho Dekati cyangwa ushyiraho Godfather umwe muri abo ngabo. Ndashaka ko tuganira mu buryo buri discipline. Godfather ntago discipline yanjye yakunda. Nanjye yanjye ntiyakunda. Rero nabari inyuma aho ngaho. Ariko natanaza, urumva natanaza ejo tuzaza. Ubwo Godfather tumushyize mu kebo kamwe na Kabandirama. Nuko umva, nuko mubundikira nk'iki bro. Badirama namenya ni makuru ko yavuye ngo mu nzu ya Bazili ayishenye. Urumva ubu bari kumuhiga muri Amerika. Oh yes. Nejo tuzagaruka. Ngo basanze urabona ngo bya biboro. Reka mubwize ukuri. Dumba. Dumba. Uwo bita Godfather aramuka zamuye ibintu byo kongera gukora kuri Tiger B. Umwana wo mu Kajagari Hakizimana Mani agafatanya na Nkota y'Amatovu. Nkota y'Amatovu mwene Safari Theophile na Nyarwango Cecilia. Urumva umwana w'Icyangugu wakuriye Kigali kuri Maison de Jeunes, haruguru kuri Mazi kuri ADPR. Hakizimana Mani wakuriye mu Kajagari Kanombe, wavukiye mu bitaro bya gisirikare. Urumva ntagushobora nihagaritse kuri Nyiraroke batarahashyira umujyi wa Kigali. Umuntu umva nkubwire Kamaro, umuntu utazi Kasongo Kabongo Freddy abavuga iki? Ako se umuntu utazi Rakifaya nako utazi uwitwa Master Fire waririmbaga muri auditorium i Butare. Urumva akora concert muyoboke ari we manager we abavuga iki? Ubwo se wazungu naza rero noneho ngira icyo mwibwire. Umuntu utarakoze mu biganza bya Big Dom cyangwa akore mu biganza bya MC Mande azavuga showbiz yihaze. Umuntu utarasabye korabo Kidumu Kibuganizo Kibido